reka nkubwire reba kuva mu gitondo kugeza nta n'umucuruzi nta n'umuguzi ndabona uroni ibintu ngenda byemera mani ngiye byanteye umuji reba kuva mu gitondo kandi nge nasize madame ashyize amazi ku ziko ngo ndamushyira ifate kubugwa izo nkoko ziguzanga izi nkoko rero zishakamo 50 kare birakunda izo nkoko zazingarura no kunyene yagira group byo ngitandukanye karibu kiriya karibu uzanga usikeretse nkigurisha so tuza karibu Nkubitiriye ndetse oya muze hano hari udukoko muhireke none umva karusho muze ngiye mfite inkoko hano ebyiri uko zireba izi nkoko zombi imwe irapima 200 indi 200 bakubesha ari ibyo ntihagiye apima miliyoni akuvanye itikaho nkabanza nkigurishiriza ikindi cya kabiri umva ikindi cya kabiri muze iyi nkoko yanjye uko uyireba iyi ngiyi niyo nkuru aka ni akana kayo noneho iyi nkoko uko uyireba wavanye itikaho nkigurishiriza muze cyangwa kugura amatungo yaba ihene yaba inkoko yaba ziba nicereye mutayize yaba inkoko byose mfite semigambarizi nanjye yakunya iki gicucu nicereye ariko barata nari nyir'urugo iyi nkoko gananga iyi nkoko nshakamo 80,000 oh shit ndashakamo miliyoni ebyiri asubwa nawe wagura miliyoni wavanye itika nkabanza nkigurishiriza kandi ubaze ngiye hano ni miliyoni ebyiri reba akagako gashaka ibihumbi kukugurisha batanga ebyiri cyangwa batanga imwe umva ratangubwiye iyi nkoko yanjye ratareka agaciro izi kujya kuri Facebook kwandika message urumva ikindi cya kabiri izi guteka noneho gutera amagi yaba we umunsi umwe itera amagi ijana igahita inaturaga ku kanya iyi ngiyi iyi nkoko bayita mukecuru ubwenge ifite byonyine umuzesha we nta mukiriya we yaje kudutobangira inkoko buriya aka gahene si uko kavuga ye ihene iyo ufite utugukuri n'ingende buguhe miliyoni imwe ntabwo miliyoni ugiye kubigura miliyoni ariko se igihe mwari ubundi numva mufite ibikabyo ubu aya matungo yose niba muri kuvuga ngo yanjye ngiratera ngo yize kaminuza ngo yize muri Amerika ibyo bintu amatungo yanjye byonyine remereye aya matungo yawe nta n'ubwo ubundi ihene yize ryari cyangwa inkoko yize ubundi iki kigo gishiko nta bwenge ugira wadage ariko nta hantu itungo ryigeze ryatangaza nkubwire hano yiceceke yewe mfite inka urumva aha nuko wenda unca miliyoni 700 nshaka ntiwumva se ubundi inka yanjye ntabwo bizi inka yanjye ntabwo bizi irabyina ikajya yibyina gutya yigira gutya ikajya kuri TikTok ikajya yigira reka njyewe mumenye yuko mfite n'ikintu kirenze niyo nka ngenda nshakamo miliyoni 8 uramaze ingahe jewe ari miliyoni ebyiri nizo oya waba uri kundusha ubwenge izo zirakimukira kuri TikTok kagira gutya yigira gutya basone konu ahubwo TikTok ejo ndabanda yabonye uza ntabwo biba nyine uze none se kugiye kangabo tugende nyine njye kukwereka iyo nka nyine wumve nimba uri buyishime ciao tumbagize
tugenda njye kuyikwera. Umureza abatisha ko ma. ubu kuva umucaka kagoryi jye nayirya reba icyo Cyo cyangwa wenyine. wahene niwe wa Aka gakaritazi kose niko turere kuretse bacu umugari mu Kinyarwanda niba uhari zose zihane umva sani kamubwira ntabwo twazanye kubitira inkoko ahubwo tujye guhiga kariya karere cyabanyuza sindabizi ko mero kariya kagoryi k'agacuruzi ngo gacuruze hawana tugende boto bakunda umva nkubwire yagashota Yaganginga yawe nangahe miliyoni 8 dore inka ni iyi ngiyi. Yaba data we ko mbona ari magongoro Inka yanjye rero nukuvuga ngo ni magogoro bya bintu byose nakubwiye subizi se bya bine nakubwiye byo kuyibyina gutya yewana bakaguha amafaranga. byina yibwire byina Iyi nka rero ibyi niyo harimo umuziki kandi nta radio dufite ngo tuyicurangire. yaba we yinga ko mbona ari magongoro Wewe amafaranga umbanye he ariko no musaza yabaye utera muze umbanye ino nka wowe uzanira umbanye uzanira radio urumva numara kuzanira radio uyicurangire numara kuyicurangira ubundi urebe ukuntu iry'umuziki kajya yigira gutya igakubita gutya tugure kikajya ijongo tumutwaga miliyoni 8 niyingiye ndaguha yararanyije naguha 20,000 akareka iyi nka rwose cyo kureka mwere umva nkubwire nye umva muze umva nkubwire ukuntu bimeze mereza miliyoni 6 nari ariko uraba n'iyi ngozi urabyagira ingozi nayiguze katukomeze miliyoni 6 nawe ubwawe si wagurwa miliyoni 6 ndumva twananiranye yewe jyana amafaranga yawe kanigira kugura ihene n'ubundi ga wowe ako ubundi akagasaza wumva nkubwire hacagwa nawe nago ahubwo inka yanjye ngigure ndahita nkwereka ubundi abasaza nkawe bananiza umuntu tuje tutamaze kumvikana Run. birambiwe feri nese ubu ngubu bagiye ihene yanjye ndayibuze nese ngiye ukurikiye inkoko zanjye zaho zigiye akajyana gaceze naho ubuzanamo ibintu by'ubugori ubuzubu hagarara wagasaza ngukuture hano gasazara mureke nkakubitesha uzibere kariya gasaza kankoreye gakira turyana imari hamwe guserereza ntabwo uzi ikintu ari mu gakira turyana garaturyana imari ahubwo se ambaze nkwibarize rata musore umva nkwibarize musore inka barayiguze bigenze bamuhaye miliyoni 8 kariya gasaza ni akajura karashaka kuza kuyiba nijoro nuko mutabizi ahubwo muzakagurira urakajura we wagasaza umusaza we uzi ibinota afitemo hano yapuritse hari ibinota mana ahubwo ngwino tujye kukugurira mujyane mujya kumugurira tukawira dukurikira muze umva rata mubwire njyewe ngiye kukwigurishiriza inkoko nziza zirankoko nazi none sinakubwiye ko zijya kuri TikTok zikacunda karaziba kano gasaza wagiye kambihoreresha mugende iki se amafaranga turayagabana reka ihene yanjye ndeke kwigurisha kurya yawe ayanjye tuzaba tuyarya tugende nta kibazo ni nziza ni ukuri ndibuzihahiraga madamu wanjye uretse nkomange ubundi nkwereke mwashyinguye sha nibagiye yuko ari iwanyu nari ngiye kukubyagiza n'izi we mwashyinguye faida
muve mu nzira mani igiye kwigurishiriza. papa waroze ko za nkoko zawe twaziriye twagusigiye inama kankwereke inkoko zose mwaziriye. urazi umurindi tugurishe yahe twayiriye mana we byibura muzane icyo cyo kumwari dusigiye dupfe kuri watinze jurati muzaniza kuri ngo njye nisa kuri ngo ninkwereke ibi byaratuye bikubise byazaduze byazabibaki ye baba we ye baba we baba bishe mu babarire we kame cyose you.